turabasuhuje kandi dukomeje kubifuriza ibihe byiza mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Niyo mpamvu natwe tudahwema kubagezaho amakuru muba mukeneye, amakuru aba agezweho. Ariyo mpamvu uyu munsi tubazaniye inkuru ishyushye, inkuru igezweho, inkuru iri update. Iyo nkuru rero ni iyihe? Ni inkuru ituruka muri NIDA ivuga ko abifuza guhindurirwa amafoto ari ku ndangamuntu adasa n'uko bateye ubu bashyiriweho rwose uburyo bwo kuyahindura. Ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA cyatangaje ko abanyarwanda bifuza guhindura amafoto ari ku ikarita y'indangamuntu zabo adahuye neza nuko isura yabo imeze, magingo aya bemerewe gusubira kwifotoza bakayahindura rwose. Ubu ngubu bagahabwa ID zifite amafoto ari update, amafoto ahuje n'uko basa, ku buryo ari ibintu ugomba gukurikirana neza nawe ukaba wajya guhindura isura yawe iri kuri ID yawe, then ukagira ifoto isa nawe neza clear. So ikigo cy'igihugu rero gishinzwe indangamuntu NIDA cyatangaje ko abanyarwanda bifuza guhindura amafoto ari ku ikarita y'indangamuntu zabo adahuye neza n'uko isura yabo imeze, magingo ya bemerewe gusubira kwifotoza bakayahindurirwa. NIDA itangaje ibi nyuma y'uko hari abaturage bagaragaza ko babangamirwaga neza n'amafoto ari ku ndangamuntu zabo adahuye n'uko bameze uyu munsi, ndetse rimwe na rimwe hakaba hari serivisi batabonaga kubera icyo kibazo. Ngira ngo ni ibintu bikomeza kuba ku bantu benshi cyane, bagakomeza kubitangamo ikibazo, kuko hari igihe usanga ufite ID wifotoje uri umwana, then waba ufite imyaka 50 bakabona atari wowe, wajya kwaka serivisi ugasanga ni ibintu banga bavuga ko atari wowe, ukabona ugahomba serivisi zimwe na zimwe kandi zifitiye akamaro. Niyo mpamvu NIDA ikomeje kuba hafi y'abaturage kugira ngo ibi bintu bikomeze gukosoka neza cyane. NIDA rero umuturage ushaka iyi serivisi yabisaba ku murenge, nawo ukazamwakira rendez-vous yo kuza kwifotoza. Uwashobora kubyikorera kandi yandikira NIDA kuri email kuri info@nida.gov.rw akaba yabisabira agahabwa ni ukuvuga ngo wandika kuri email ya NIDA ariyo info@nida.gov.rw akaba yabyisabira agahabwa igihe icyo kwifotoza. Ukeneye iyi serivisi bimusaba kwishyura 1,500 cy'amanyarwanda gusa binyuze ku irembo. Then nyuma yo kwifotoza ubundi bushya, uwatse iyo serivisi ategereza iminsi 30 akabona indangamuntu iriho ifoto ye nshya ijyanye n'uko ateye. Kugira ngo rero iyi ni inkuru yakomeje gusakara ku binyamakuru byose, ariyo mpamvu natwe dukomeza kugira ngo abakunzi bacu bamenye aya makuru. Niyo mpamvu tubabereyeyo, kandi natwe tuzirikana ko abadukurikirana tugomba kubagezaho amakuru yose akenewe, amakuru yose mashya bakayumvira ku gihe. Ariyo mpamvu Rubavu Media TV tudahwema kubagezaho amakuru nk'aya. Niyo mpamvu rero natwe tuba twanyarutse tugashakisha, tugakora tuticaye kugira ngo tubagezeho aya makuru. Kugira ngo rero mwese turabashimira cyane kubw'uruhare mukomeza kutugirira, kutwereka uruhare rwanyu, mutwereka rwose mudukurikirana, mureba ibikorwa byacu, mukora subscribe, shares, comment zanyu rwose ziradushimisha. Mukomeze mudukurikire kuri Rubavu Media TV, kandi natwe
ndakeka ko tutahwema kubagezaho amakuru meza kandi mukenewe kuko aricyo cyatumye tubaho, namwe rwose mukaza mudukurikira. Reka tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza. Amakuru yo nakagaruka kuri Rubavu Media TV, turabakunda cyane.